Ndagusuje wowe uteze Ramuso Ubumenyi TV amatwi. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe, ukanda inzogera kugira ujye umenyera amateka ku gihe yaranze u Rwanda. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umutware w'i Gisaka Albert Mpinga. Wavutse ku ngoma y'umwami Mutara wa II Rwogera, abyiruka ku ngoma ya Kigeli wa IV Rwabugiri. Umutware Albert Mpinga ni mwene Sharamanzi, akaba yaratwaye imigongo mu Gisaka cy'Abazirankende. Gisaka y'Abazirankende yari igizwe n'impungu eshatu, arizo Migongo y'Iburasirazuba, Komini Rukira na Rusumo ho muri Kibungo. Ubu ni mu karere ka Kirehe. Gihunya rwagati, Komini Kigarama, Kabarondo na Birenga ho muri Kibungo. Ubu ni mu karere ka Kayonza n'igice cy'akarere ka Ngoma mu mirenge y'Iburengerazuba, Komini Sake na Mugesera ho muri Kibungo. Ubu ni mu karere ka Ngoma. Unyuze ku muzi wa se, umutware Albert Mpinga akomoka mu muryango mugari w'Abajembe mu bwoko bw'Abashambo. Abashambo bakomoka kuri Mushambo wa Kanyandorwa wa mbere Sarugabo. Barazwe igihugu cya Ndorwa, ingoma ngabe yabo ikitwa Murorwa. Se w'umutware Albert Mpinga ni mwene Jembe rya Mushongore.